dushimiye Imana irakoze none ku mugoroba mwiza nk'uyu iduhaye kugira ngo twongere kuganira namwe mwese mutwumva ikiganiro cyiza kivuga ubutumwa bwiza. Umuririmbyi bavuga ngo mbese wogejwe n'amaraso, mbese hari ubwo watunganijwe n'amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Ubwo umuririmbyi yabaza atese uruwera, ese witeguye kuba wazabana n'Imana mu ijuru? Imana ishimwe, tuje mu kiganiro cyiza kivuga butumwa kugira ngo tuganire namwe mwese mudukurikiye uburyo ki umuntu aba mwisi ariko afite ubugingo buhoraho. Ese byagenda bite kugira ngo umuntu abe mwisi afite ijuru? Umuntu noneho akahaba atakirishaka, akahaba atari kurikorera, akahaba afite ibyiringiro bifite ubugingo, akumva afite umugabane ku Mana. Umuririmbyi umwe aravuga ngo naho warira ukicuza ukanababara ngo ntibyariho ibicumuro byawe. Ahandi byanditswe bivuga ngo niyo watanga ibintu byose ufite nawe ubwawe ukitanga ngo twikwe, ibyo bintu ntacyo byakumarira. Ese ko wumva umuntu ntacyo yakora, nta n'icyo yatanga kugira ngo yemerwe n'Imana, ariko ubu umuntu akaba agitekereza ko gusenga amasengesho menshi, kugira ibikorwa akora byinshi bishobora kumwegereza Imana ndetse bikazatuma yazabana nayo? Ese ibyo bintu nibyo cyangwa si ibyo? Tuje mu kiganiro cyiza kivuga butumwa bwiza. Rero buriya muvandi, birababaje kuba umuntu yamara imyaka myinshi avuga ko ari mu murongo wo kugira ibyo akora kugira ngo azajye mu ijuru, ariko ukabona umuntu arinze asaza ataragira ibyiringiro byo kurijyamo. Umuntu akaba agifite ubwoba, umuntu akaba akibaza aho azajya hanyuma y'urupfu, undi akaba akinabaza niba izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ni ikibazo gikomeye, ariko nanone n'icyo kiganiro tuba tujemo kugira ngo tukwibwirire urukundo ruhebuje Imana yagukunze rukomeye ku buryo y'ubwayo ikubabarira ibyaha byawe byose. Ndekereza ko ari inkuru nziza. Urumva umuntu amara igihe kinini yumva afite ubwoba, afite ibyaha anabyibonaho, akumva ashaka gukora ibyiza, ibi bikamwitanga imbere, ariko bikanazana ubwoba ndetse bikazana n'urubanza. Umuntu akumva azitaba intebe y'imanza y'Imana, ariko nabwo umuntu akumva urwo rubanza atarutsinda, kandi koko nibyo, ntago warutsinda kuko uri umunyabyaha, nawe urabizi. Ntago rero watsinda urwo rubanza imbere y'Imana. Niyo mpamvu urwo rubanza ruguhagurukana mu mutima, ukumva urarufite, ukumva ufite ubwoba, ukumva uri kwibaza ati ese hanyuma y'urupfu nzajya hehe? Nyamara ikintu kibabaje muvandi, umuntu akamera gutyo asenga, avuga ko akorera Imana, afite n'ibindi bintu akora ngo yite iby'Imana, ariko ntibikure urubanza mu mutima. Ariko Imana ishimwe, ubutumwa bwiza bwonyine cyangwa se inkuru nziza, iyo umuntu ayumvise ikura urubanza mu mutima, igatuma umuntu agira ibyiringiro bizima bifite ubugingo, ikanatuma umuntu aba intungane akiri mu isi, akabaho noneho atinyitse. Ego rwose, kandi azi neza ahajya. Ego cyose yambuye umubiri. Imana rero ishimwe cyane. Dushimiye bene data bose bari kutwumva kuri aya masaha, aho muri mwese turabasuje mu izina rya Yesu. Ndabizi muri kutwumva muri benshi, ariko dusuhuje n'inshuti z'ikiganiro. Dufite abakunzi benshi ubu bariho batwumva, n'abaduhamagara batubwira ko ikiganiro kitajya kibacika. Namwe mwese aho muri turabasuhuje cyane, ariko tunabasaba ngo tugumane tubane mu kiganiro kugira ngo ahari urusheho kugumya gusobanukirwa, cyane ko kwizera guheshwa no kumva. Ntago wakwizera ibyo utumvise, urabanza ukumva hanyuma ukabona kwizera. Amwavuga kwizera kandi akavuga kwemera. Ego rwose, kandi nyine kwemera kuza nyuma yuko wumvise. Ego rwose. Ubwo rero abadukurikiye mutwumve tubane mu kiganiro kugira ngo turusheho kugumya gusobanukirwa ijambo ry'Imana cyangwa se iby'Imana yavuze ku muntu. Rero njye tugiye kubana mu kiganiro. Ku mazina turamenyeranye, nitwa Nahimana Patrice, ariko ndi no kumwe na mwene data nawe Imana yagiriye ubuntu. Mutagatifu Mushinzimana Theophile, wagira ubuntu n'Imana. Ego pe. Ikaba
gukiranuka kwayo nta ruhare mbigizemo. amen. Kandi uko gukiranuka akaba ari nako kwampindukiye ubugingo butangwa n'Imana, bikanampindukira n'itikeri impesha kubana nayo mu ijuru. Yego. Njyewe nta rwanjye ruhare rurimo, ahubwo binyuze mu nzira yo kwizera. Yego rwose. Narizeye kuko yambwiye ko nta kinindi mukore, yaravuze ngo wizere naho ukoze icyo nshaka. Nanjye narizeye rero bimerera bityo. Yego rwose. Muri iki kiganiro rero hari n'abajya babura umurongo mu buryo bwo guhamagara kubera bwinshi, bakenera no kohereza ubutumwa bugufiya. Twabaha nimero boherezaho ubutumwa bugufiya, ni 0782 7 99 Yego rwose. izo baduhamagaraho nazo turaza kuzibahereza mu mwanya ukurikiraho. Rero iyo ni nimero ya telefone babahaye, ushobora kohereza ubutumwa bugufi tukabubona tukiri mu kiganiro, tutaratanga umurongo wa telefone yo kuduhamagara, tukaba twabusoma. Ikibazo cyangwa se icyo wumvishe kikunyuze wakinyuza ku butumwa bugufi kuri iyo nimero tubahaye. Rero muvandi buriya iyo abantu bari mu kiganiro kivuga butumwa cyangwa se tubyita iyobokamana, kugira ngo wenda abadukurikiye babashe no kubyumva neza, ikiganiro tujemo ni ikiganiro cy'iyobokamana. Ni ikiganiro kivuga butumwa bwiza, mu yandi magambo tuje kuvuga ku Mana. Ariko nabwo kuvuga ku Mana biba bisaba ngo abantu babe mu mwuka nanone. Buriya kuko urumva Imana ni umwuka, ariko n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Ndetse Yesu yari navuze ngo bene abo nibo Data ashaka ko bamusenga. Imana nta handi hantu mwahurira, kuko Imana ubwayo ni umwuka. Bisaba ngo nawe uyumve mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu buriya abantu iyo bashatse kuyijyana mu buryo bw'umubiri biranga bakayibura. Mu buryo bw'umubiri ntiwahita kuyibona, ariko iyo uri mu mwuka niho uyibona. Urumva biranasubiza abantu bajye batoza teseti musengera. Ariko dusengera mu kuri no mu mwuka. Kandi gutyo ubwo hari umuntu twumvise akumva tuvuze ibintu ngo nyine atumvise, ku buryo yakoza ati mutubwira ahandi musengera. Ariko ni mu kuri, kuko iyo tubajije ngo dusengera he, ubu tujyanye mu ijambo ry'Imana. Kuko bazanga ese ni ujye usenga uri he? Yego. Nta handi rero ugomba gusenga, ugomba gusenga uri muri Kristo Yesu. Uri mu mwuka, kuko abasenga Data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ubwo ntagire ugira ikibazo ubwo tumvishe tuvuza ahandi hantu, kuko ubaza umuntu gusengera he nyine akakubwira ahantu nawe usanzwe uzi. Kandi Yesu yarabihamije ni inzira kuri n'ubugingo. Oya, umusamariyakazi yaramubwiye ati amazi twayasangira dute? Ngiyewe nsengera i Samariya. Urumva ko hari ahantu, ariko nawe ugasengera iwanyu i Yerusalemu, turabihuza ute? Ariko Yesu atamubwira ati mugore rero biri gusaba kunyizera, ati kuko igihe kiraje ndetse ubu cyanasohoye. Iyo yakavuze ati nuyizera turasangira, nuyizera urampa yawe mazi nanjye nguhereza yanjye. Nuko nyine umunyabyaha yaguranye na Yesu abeshejwe no kwizera. Yego rwose. Tinunyizera birasaba ko izo ntekerezo zikubwira ko basengera i Yerusalemu cyangwa iwanyu i Samariya ziravaho, umenye ko abasenga Data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka. Kandi bene abo bantu ngo niba Imana ishaka ko bayisenga, niwe yahaye uburenganzira. Ariko reka abari nabo bayisenga nyine birumvikana, kuko Imana ni umwuka nyine. Bisaba ko nawe uyisengera mu mwuka. Ntabwo waba uri mu mubiri ngo uvuge ngo uri gusenga, nose uri gusenga iki uri mu mubiri? Kandi bisaba umwuka wayo. Ndisaba umwuka w'Imana. Niyo mpamvu rero n'ijambo ry'Imana tuje kuvuga naryo turarivuga mu mwuka. Ni nayo mpamvu abadukurikiye nabasabira Imana ngo ibahishurire nabo tubane, kuko uw'Imana yashyira mu mwuka yatwumva. Ubu reka mvuge nti abantu Imana yahaye ingwate y'umwuka wera, ubu bo aho bari hose bari kutwumva neza. Cyabikoze wenda n'utari kudushikira basagumye atega amatwi. Twari tuvuze ko kwizera guheshwa no kumva nanone.
bumva uwo mwuka n'uri bubahe n'ubundi kumva ibyo turi bubegera ahangaha. Yego rwose kuko ni nako biri ivanga umwuka naza iyo aje wowe ashobora no kukuzaho k'uyu mugoroba yagutsinda akakwemeza iby'icyaha akakwemeza n'uburyo umuntu abintungana nabyo yabikubwira. Rero reka twihute dusome ibyanditswe tunasome ndiko nanone umurongo abantu bose bazi. Muvandi tugiye gusoma umurongo abantu bose bazi ariko nabwo batazi. Ubwo mvuze ibintu bibiri ndi busobanure. Tugiye gusoma umurongo abantu bose bazi kuko umuntu atangira kuwiga uhereye muri école de dimanche kujya umuntu akiri umwana nibwo atangira kwigishwa uyu murongo tugiye gusoma. Urumva ni naho mvugiye ko abantu bose bawuzi abandi bawushyira ku mabanderore. Hari n'igihe nko mu rusengero aya magambo tugiye gusoma bayandika abantu bose babona bakabishyira harya imbere kuri aritari ku buryo ubona bari umurongo ukoreshwa cyane. Ni naho nari mvugiye ko abantu banawuzi ariko turanasobanura uburyo icyo abantu batawuzi. Dusome Yohana 3 Ivanjiri ya Yohana ubutumwa bwiza igice cya 3 umurongo wa 16. Umusomere muri Bibiliya yera nanjye ndasome muri biri ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo koko Imana yakonze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege yego kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Hano muri ijambo ry'Imana haravuga ngo Imana yakunze cyane abantu bo ku isi yose ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese adapfa burundu ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muvandi hita utaruka unsomere Abaheburayo igice cya 11 unsomere 30 yaho ya mbere ibanza. Abaheburayo igice cya 11 imirongo yaho 3 ya mbere ibanza. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere haravuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Yego rwose. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yarimwe n'ijambo ry'Imana nicyo cyatumye ibiboneka biremwa mu bigaragara. Yego hano haravuga ngo kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Uko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze maze isi n'ijuru bikabaho ku buryo ibyo abantu bareba byakomotse ku bitagaragara. Imana ihimbazwe. Dusomye Yohana 3 Ivanjiri 16 havuze ngo hari urukundo Imana yakunze abantu ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Abari mu isi n'abantu ubwo nta muntu n'umwe uvuyemo. Imana yakunze abantu bose bo ku isi. Ni nayo mpamvu mu Bakorinto ba 2:5 ku murongo wa 19 haravuga ngo muri Kristo nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Aha muri Yohana haravuga ngo kuko Imana yakunze abantu bose bo ku isi. Muvandi ubwo twe turimo ariko n'abari kutwumva barimo kuko Imana yakunze abantu bose n'abatari kutwumva barimo. Ego rwose. Ariko uyu mwanya uri kutwumva ni amahirwe yawe kugira ngo usobanukirwe ibiri kuvugirwa. Yego turashaka ngo Imana nigufasha ku uyu mugoroba nawe utekereze ku kuba ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaragukunze kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Bikure ku bandi bantu wowe utwumva ubyishyireho wumva Imana yaragukunze cyane. Ngo imaze gukunda abari mu isi cyane ngo ibatangira. Urumva ntago Imana yari kudukunda ngo ibyihererane
yo yaradukunze ku mutima wayo, ariko irangije dutangira umwana wayo w'ikinege. Ikinege bisobanura wenyine. Ishima kumutanga. Imutanze aza mu isi, ayivukiramo, ayibamo, yambara umubiri nk'uw'umuntu. Ngo kwari ukugira ngo ibyaha by'umuntu bibonaho bifata kuri Yezu Kristo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye batangira umwana wayo w'ikinege. Ndi kuvuga uko kumutanga. Kumutanga birimo ibintu byinshi, kuko kumutanga harimo kumanuka asize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, aza mu isi. Ibyo biri mu kumutanga, ariko saho bigarukira. Kumutanga harimo no kwemera kwishyiraho ibyaha by'umuntu. Ibyo biracyari mu kumutanga. Harimo, hanyuma yo kubyishyiraho, harimo no kwemera igihano cy'umunyabyaha. Urumva biracyari tena mu kumutanga. Harimo mu kumutera umugongo kubera ko ibyaha by'umuntu byamuhamye. Ibyaha by'umuntu byahamye Yesu. Kristo Yezu yishyizeho ibyaha by'umuntu ariko biramuhama. Kristo Yezu ku rundi ruhande ahinduka intama yishyiraho ibyaha by'abantu, ariko nanone ikicwa. Biracyari mu kumutanga. Ubwo no kuvuga ngo Imana ifashe intama yayo yihereza umuntu kugira yikoremo igitambo. Ego. Ubwo Imana yarankunze, Imana yaragukunze, iguhereza umwana wayo. Ego. Ariko imuguhereza nk'uri butangeho igitambo ishaka. Yego rwose. Imana yamuhaye abari mu isi. Ego muvandi. Turiho turasobanura urukundo Imana yagukunze. Ariko yamara kurugukunda bigatuma itanga Yezu. Niyo mpamvu ahinduka impano. Yego, igutangira. Urakoze cyane. Abefeso 2 ku murongo w'8. Mwakijijwe n'ubuntu. Muhasome abari kutwumva. Abefeso 2 murongo w'8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Urumva Kristo Yezu aje mu isi, ariko aje yemera kwambara kamero k'umuntu. Yemera guhinduka umuntu. Yemera kwishyiraho ibyaha by'umuntu. Hari ikintu umuntu agumya acaho ntacyumve, ngo Yesu nanjye yaramviriye. Ubu ntekereza ko abadukurikiye benshi ubu nabo bazi ko Yesu yabapfiriye. Ariko byumve neza, wumve ahari Imana igufashije, waza kumva ku muntu wahishuriwe ko Yesu yamupfiriye uko bigenda nuko amera. Noneho Imana imaze kumutanga rero, yishyizeho ibyaha byawe byose, anahanwa igihano cy'umuntu. Kwari ukugira ngo bigende ute? Ndacyari kuri wa murongo umuntu atangira yiguhereye muri Ecole de Dimanche, ariko ntamenye iby'uwo murongo uvuga. Ngo imaze kumutanga, kwari ukugira ngo umuntu bigende bite? Kwari ukugira ngo umwizera atarimbuka. Ibyo bintu birakomeye. Kwari ukugira ngo umwizera ahita akira ngo, mu yandi magambo, kwizera Yesu egare gukira kurimbuka. Kwizera Yesu egare gukira kurimbuka. Niba wumva ufite ubwoba bwaho uzajya hanyuma yo gupfa, niba wumva utinya Gehinomu, niba wumva ugira urubanza, niba wumva uri umunyabyaha uri kutwumva, ntiwizeye Yesu. Kugira ngo abantu tubumvishe ko ari umurongo basoma ariko batawuzi. Kuko iyo wizera Yesu, ubu tuvugana wakabaye nta rubanza ufite, wakabaye uri intungane imbere y'Imana, wakabaye unafite ubugingo buhoraho. Ariko niba ibyo bintu ntabyo ufite, ntabwo wigeze wizera Yesu. Kuko Imana yavuze ngo imaze kumutanga, kwari ukugira ngo umwizera atarimbuka, ngo iki kintu gihe kiza kurimbuka. Nyamara umuntu akabishakira mu bintu byinshi. Dukora ibi, tugire dutya, tubigenze utya, turebe ko twazajya mu ijuru. Umva igikiza umuntu kurimbuka. Kugira ngo umwizera atarimbuka,
ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Nihuse mu Baheburayo aho twasomye kwizera ni igiki. Urumva duhora tubwira abantu ko kwizera bikiza umuntu kurimbuka. Ese kwizera ni igiki? Kwizera bisobanura iki? Ngo kwizera umwana mu Baheburayo umurongo wa mbere haravuze ngo kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Yego. Niko Ikinyarwanda cyavuze. Twegereza abantu kwizera icyo bisobanura. Kwizera ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Yego. Mu yandi magambo, niba Imana ivuze ko iyo wizeye Kristo ubona ubugingo buhoraho, banza wizeye ko ubufite ukiri na hano, wemeranwe n'Imana ko yakugize intungane ukiri na hano, ukinafite ibyiringiro byo kuzanabana na iteka ryose. Yego. Ngo kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa, umaze kubihabwa ibyo bintu wiringiye, umaze kubihabwa. Noneho ikintu gikomeye muvandi, ngo icyatumye Imana ishima batubanjirije abakera ngo nuko bizeraga gutyo. Nicyo cyatumye Imana ibashima. Bo bizeraga Imana, bemeraga ijambo ry'Imana, iby'Imana ivuze bakabyemera. Ni Imana yavuze ko niwizera Yesu uzakira kurimbuka cyangwa uzaba intungane, byemere. Niwizera iby'Imana ivuga. Nari ndiho ndi gutekereza muvandi, iyo perezida wa repubulika asuye akarere runaka akababwira ati mbahaye umuhanda, Yego. iyo bivuze abaturage bose bataha bavuga bati baduhaye umuhanda. Noneho ya kaburimbo turayibona. Bataha mu muhanda mubi, niwo bataha iyo batashye, ariko bataha bavuga ngo twahawe umuhanda. Twawubonye. Ndiwumva ko bawutahana nubwo batarawukora. Urumva muri bo barawukuko atavuga ati noneho yawuduhaye nanjye nabyimviye. Ubwo abayizeye wabivuze. Abayizeye ko yahawe umuhanda nubwo abategereje ko bazanawubaka akawugendamo. Ariko sari umukuru w'umudugudu wabivuze bataha gutyo. Eyihoye. Paul ragahita avuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bavuga, iby'Imana ivuga byo birabiruta cyane. Emera iby'Imana ivuga nibyo bikomeye. Imana ivuga ngo iki? Ivuga ko yakubabariye ibyaha byawe byose. Ivuga ko yiyungiye nawe muri Kristo ku rugero rw'uko itakikubaraho ibicumuro byawe. Ivuga ko Kristo Imana yamuhinduye icyaha kubera wowe, kugira ngo nubyemera Imana ikubareho gutungana kwa Kristo. Izera ibyo bintu urahita wumva ubaye intungane, kandi bihura n'ijambo ry'Imana. Tugirwa intungane ku buntu, ntabwo tubikorera. Emera ijambo ry'Imana ugirwa intungane ku buntu. Aho twasoreje ku murongo twasoreje hano wa gatatu, bavuze ngo kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze maze isi n'ijuru bikabaho. Kwizera Imana bitwumvisha ubu ibintu abantu bareba byose Imana yabiremye ikoresheje ijambo. Yaravuze bibaho. Ndiwumva ko ibintu Imana ivuze bibaho se. None se niba yaravuze ko yahinduye Kristo umunyabyaha ku bwawe, ikanavuga ko ubyemeye waba intungane, si wumva ko ubyemeye wararuriyo? Kuko n'ibindi yarabivuze bikabaho. Nicyo ngicyo kigendanye n'uburyo yakiza umunyabyaha, uko yakivuze. Nta yindi nzira yo gukira ibyaha nyine nani. Yego rwose. Rero nta rindi zina mu isi no mu ijuru abantu bahawe byo gukirizwamo keretse izina rya Kristo Yesu. Bishatse kuvuga ngo rero ibintu byose tureba bigaragara byavuye mu ijambo ry'Imana, byavuye mu bitagaragara. Ngo noneho uyu murongo bari basoje bavuga ngo ku buryo ibyo abantu bareba byakomotse ku bitagaragara. Ibintu tujya turebesha amaso byose byavuye mu ibitagaragara. Bavuze ni ibiki? Ni mu ijambo. Kumbe ibi bintu tujya tureba byose byari bihishe mu ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo iryo jambo rirarema. Ijambo ry'Imana iyo rivuze riba rinaremye. Ubw'Imana yavuze ko ariyo yakugize intungane ku bwa Kristo, byemeranwe nayo. Urabayo, uraba intungane kandi ubihawe. Ubihawe n'iki? N'ijambo ry'Imana. Nk'uko umuntu avuga ngo twahawe umuhanda batarawubaka, ariko burya aba yizeye uwabivuze
abafitiye icyizere nyiri kubivuga. Izera Imana nawe urara nijoro. Yego. Niyo mpamvu Yesu nguyu wo kwizerwa. Yego. Kandi nyine yahamije yuko ngo umwizeye ahabwa ubugingo buhoraho, ntigera acirwaho iteka. Yego rwose. Simbivugamo byinshi, byagaragaye yuko twamuhawe nk'impano, nawe wamuhawe nk'impano. Yego pe. Ariko Imana ivuga yuko iyo mpano iguhaye igomba gukoreshwa mu buryo bw'igitambo. Bikumvikana rero ko igitambo busanzwe umunyabyaha niwe wakijyaniraga. Yego. Ariko igitambo cyagombaga kugukiza ubunyabyaha bwawe. Ndaho wari bugikure, ahubwo mu rukundo Imana yagukunze yaguhaye impano. Ariko iyo mpano bariyo igaragara irimo igitambo uzayitura ishima nemera. Yego rwose. Noneho kwizera ni ukumenya neza ngo igitambo natanze nyine cyujuje ubuziranenge Imana yemera. Nimba wumva icyo gitambo nyine urupfu cyapfuye, igitambo ubundi ni ikintu kijya mu mwanya wawe. Bikumvikana. Yego rwose. Kristo Yesu yishyizeho ibyaha byawe. Nawe utwumva ujya uvuga ko Yesu yagucunguye. Yego. Ujya uvuga ko Yesu yabaye igitambo. Ujya uvuga ko urupfu rwe k'amaraso ye ariyo agukiza. Yego. None se ntiwumva ko nimba ari we wenyine Imana yahisemo, yego, yakoresha kugira ngo ibyaha byawe ntizongere kubyibuka ukundi? Yego rwose. Kandi ukaba wumva ko ibyaha byawe byagiye kuri we. None kuvuga ko yagupfiriye, ntiwumva ko ugomba kubikora mu magambo, ahubwo nyine ukumva ko urupfu yapfuye. Yarupfuye nk'igitambo cyawe. Yego pe. Yarupfuye ngo mu mwanya wawe. Ubwo kwizera ibyo ngibyo ko yapfuye mu mwanya wawe, nirakubiguhesha umutima. None umenya ngo ubwo yapfuye ngiye bisingipfuye. Ubwo ntagipfuye, ubwo mfite umugabane ku bugingo buhoraho. Ariko n'ubundi iyo wizeye ibyo ngibyo, Imana none ntikurekera aho ngaho. Yego. Ahubwo ngo wizeye ngo Imana ngimuha ngo kuba intungane imbere yayo, atabiyeshejwe n'icyo yakoze. Yego. None no kuvuga ngo nawe nta kindi kiguhesha ubutungane uko wizera ububasha buri muri icyo gitambo Imana yaguhaye. Yego rwose. Urumva kwizera Imana ni ukwemera iby'Imana yavuze ukabyemera utabishidikanya. Girira Imana icyizere, ariko ukanamenya ko iyo yavuze gutyo nta wundi ujya uyivuguruza. Yego rwose. Nta n'irindi jambo nyamukuru ryaza rirenze iryo uwo nguwo yavuze. Ese koko wowe utwumva, wowe utwumva, yego, wemera ko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byawe? Yego, abenshi murabyemera. Ese rezilita ivamo ni iyihe? Rezilita iva mu kuba Yesu yarapfiriye ibyaha byawe ni iyihe? Ngo iyo mwizeye ako kanya uhabwa ubugingo buhoraho. Ese ufite ubugingo buhoraho? Ahandi mu Bakorinto 5:21, Kristo ni ijambo ry'Imana. Kristo utaregeza amenya icyaha cyangwa gikora, Imana yaramufashe imuhindura umunyabyaha kubera wowe. Rezilita ni iyihe? Kugira ngo nawe Imana ikubareho gutungana kwa Kristo, iguhindura intungane ku bwa Kristo, ubu uguranye na Kristo. Nicyo Bibiliya yita gutsindishirizwa. Gurana na Kristo. Kuki wemera ko Kristo yazize ibyaha byawe ataregeza abikora? Wumva wuvira mwaho se? Ese ubwo ibihembo by'ibyaha byabaye urupfu, urupfu rukaba kuri Kristo, wowe wungukira he? Wowe utora mwiki? Wasigaye urindiriye nawe urundi rupfu. Ese ko Kristo yapfuye urupfu wari gupfa, urwo twari dukwiye kari we rwahamye, urundi wapfa rwawe, urindiriye uruhe rundi? Ese Imana irica Kristo mu mwanya wawe nawe kwice? No, urumva no kutabyumva. Biravanga ubwoko bwanjye burarimbutse ariko buzira kutamenya. Ikintu cya mbere n'amakuru. Abantu bakwiye kumva Kristo bakanumva n'umurimo yakoreye umuntu. Kristo yakoze umurimo w'indashyikirwa, yemeye kwishyiraho ubugome bwa muntu n'ibyaha bye, aranabihanirwa, irangiza rubanza rirarangira.
mu Bakolosayi hakavuga ngo urwandiko rutondagura imyenda twari dufite Imana mu mategeko. Imana yarushanyuje ku rubamba k'umusaraba. Nta dosiye ugifite ku Mana. Izera ibyo bintu umutima wawe urabohoka. Izera ibyo Kristo yagukoreye urabona amahoro. Esaya yaravuze ngo yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo. Emera ko Kristo yakwiguranye. Emera ko Kristo yazize ibyawe. Emera ko Kristo yaguhaye ubugingo buhoraho. N'ibyo umuntu yizera. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 10. Ngo umutima ni w'umuntu abyizeza, Imana ikamubaraho gukiranuka. Ubyizeza umutima, Imana ikakugira intungane. Guhera umunsi ubyizeye, Imana ntiyongera kukubaraho icyaha. Soma Abaroma igice cya 4 usoma umurongo wa 7 ugeze ku wa 8. Ngo hahirwa umuntu w'iteka atabaraho. Ntiwumva kuki Imana itakubaraho icyaha? Dore uko byagenze. Yakibaze kuri Kristo iranakimuhanira. Iyo ubyizeye Imana igukuraho icyaha. Erega reka nyina kikubariho niba ko abariye. Yego rwose. Kuko yenda uvuze uwo murongo uhereyemo hagati, ariko havuze ngo hahirwa umuntu. Yego. Wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigakurwaho. Yego. Uwo wakubabariye nta n'ukubwira ko ibyaha byawe atazongera kubyibuka ukundi. Yego rwose. Uwakubabariye ni ugaruka akakubwira yuko uri intungane, nta cyaha ikubaraho. Birasaba rero wemere ko uwo ngo wakubabariye ari nawe uri kukubwira ko nta cyaha kubaraho. Yego rwose. Urumva Abaroma igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Ngo niko Dawidi nawe avuga ibyerekeye amahirwe y'umuntu Imana ibara nk'intungane bidashingiye ku byo akora. Yavuze ati hahirwa abantu Imana yababariye ibicumuro byabo, ikabahanaguraho ibyaha byabo. Umuvandimana ishimwe. None se niba iyo Mana ivuze ko ari yakuhanaguye ibyaha, Yego rwose, ndiwumva ko ari nayo igaruka ikavuga yuko iguha kuba intungane. Yego rwose. Yaguhanaguye y'ibyaha, wari umunyabyaha, iguhanaguye w'ibyaha binyuze kuri Kristo Yesu. Yego pe. None ibyaha biguhanaguye ntigusize vide, ahubwo iguhaye ubutungane. Urumva ni nabyo umuntu avuga, ariko kubera kutabishyikira ntabyumve neza. None se ubundi yuvuze ngo Yesu yazize ibyaha byanjye, ndiwumva ko ibyaha byawe byabonye igihano. None se ubwo sinumva byarahanwe se? None se yazize ibyaha byanjye. Warangiza ukagaruka ukavuga ngo uzajya mu ijuru ku bwa Yesu. None se ntiwumva ko kujya mu ijuru ku bwa Yesu ko bisaba yuko uraba ufite ubutungane bwa Yesu nyine? Yego rwose. Nkuko nawe yinje mu gihano cyawe kubw'ibyaha byawe. Yego rwose. Urumva ni impamvu ari cyo Kinyarwanda cyavuze ngo akabahanaguraho ibyaha byabo. Imana ishimwe. Ibi nge nabyemeranyijweho n'Imana. Narabyemeye. Nemeye ko Imana yampanaguyeho ibyaha byanjye. Ku murongo wa 8 abadukurikiye mu hasome havuze ngo hahirwa umuntu Nyagasani atabaraho icyaha. Uwo muntu ni umunyamahirwe ahari mwisi. Imana rero ishimwe ko wenda badukurikiye bakomeje kutwumva. Niba nawe wizeye Kristo, umutima ni w'umuntu abyizeza, Imana ikamubaraho gukiranuka, ukumva nawe Imana ikwihereye ubutungane bw'ubuntu nk'impano, uduhamagare dusangire ikiganiro. N'uwagizemo ikibazo nawe ahite ko aduhamagara. Nta message yaza ngo tubaho umurongo baduhamagareho. Hari uwitwa Ruwiza w'inyamasheke yatwandikiye, ariko biragaragara ko harimo ikibazo yabazaga, ariko kuko yanditse mbere n'ubundi aya magambo tuvuze turangirijeho yarari mu gisubizo cye. Yego. Yavuze ngo muraho, nitwa Ruwiza Bahati, Nyamasheke. Nimba kwizera bikiza abantu kurimbuka, wizera ukora ibyaha, wizera ukora ibyaha, waburute kurimbuka.
yego urumva abasa naho yanabicuritse. Ubundi umuntu usabwa kwizera ni umunyabyaha nyine. Umunyabyaha Imana iri kumubwira ko yizeye ahubwo yakira urubanza rw'ibyaha, kuko na mbere yuko ujya gusabwa kwizera ubu uri umunyabyaha nyine, ariko akaba nta kindi cyabigukiza uretse kwizera Kristo. Arega amaraso atavuye umuntu ntiyababarirwa icyaha. Igitambo cyabonetse gikuraho ibyaha by'abari mu isi cyitwa Kristo Yesu. Amaraso atavuye umuntu ntiyababarirwa ibyaha. Katugasubiremo, amaraso atavuye umuntu ntiyababarirwa ibyaha. Yego rwose. Ayo maraso se yaravuye? Nimba ayo maraso yaravuye, emera ko n'imbabazi z'ibyaha zabonetse, kandi ubw'ibyaha byawe wabibabariwe, ubwo ntukirimbutse. Urumva ikintu nyine umuntu abantu ntibahita babishyikira ngo bahishurirwe, nyamara ugasanga abantu benshi barakubwira bati kera byasabaga intama inuma y'intunguru, ariko ubu nta gitambo tukijyana. Benshi bajya babimbwira ati ubu noneho tujya ku rusengero ariko nta gitambo tujyanye. Wababaza ati kubera iki? Ati twabonye igitambo nka Kristo. Ntiwumva ko igitambo nka Kristo nyine, Kristo nicyo gitambo gikuraho ibyaha. Tanga umurongo wa telefone katutange baduhamagare 0782442125 0782442125. Airtel ni 07838305 07838305. Muduhamagare umuntu wizeye Kristo akabona ubugingo buhoraho tuvugana. Yego. Allo? 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 Allo. Turakumva, urinde uherereye he? Kwizera Olivier. Yego Kwize Nyarutse. Njyana mu murenge wa Nkungu. Yego Kwize. Aba ngambumvira mu murenge wa Mugiyo hano mu murenge wa Gihundwe ngo bitishaga. Batu wakinda kukiganira bamwatije mwana cyangwa se ku munsi wa kane gwera kambiri gatatu. Nanjye urebye ndo umusore umuntu muba maho Imana hayijuru. Allo? Turakumva Kwize. Mbona ndi umusore wandi Imana yahayijuru bitewe n'ukuntu agiye myitwaraho kumvira amategeko y'ibyo bitandukanye. Neza ko umutima wanjye nta byaha birimo kabisa. Wumva ijoro warariheshejwe n'iki Olivier? Rero mu ijoro ko narihawe. Wariheshejwe n'iki? Waribonye ute? Ijoro ko naribonye ngo nanjye nabugira abandi bose. Nk'abantu baduteze amatwi. Mbona hari ukuntu kugira ngo nijoro hari ukuntu ugenda nko mu madini menshi agiye atandukanye. Ubivuge nk'ubyivugaho uko byakugendeye ukaribona. Ntubivuge ngo uri gutanga urugero, ahubwo ubivuge nk'ibyawe. Bijyanye. Njye ukuntu ijoro naribonye. Urabona mbere nandi umuntu w'umunyabyaha. Ada? Turakumva. Njyewe nandi umuntu w'umunyabyaha. Ariko nyuma yaho narebye kuguma mu byaha atari. Yego. Ondo yenda mutati kuyambe mu byaha ngomba gukora ikirere kuyambe mu byaha. Narebye njyamo n'ibyo bitandukanye maye kujyamo. Mbo mugira Imana Imana mbabarira n'ibyaha. Ndabona n'ibyo mbabarira. Ndazabyongera. Mana yampaye ibyazi no yakumajyazi akoneze neza ko umutima wanjye wabasigira ute kuba naruhuka. None se Imana yakubabariye gute? Niki cyakubwiye ko ikubabariye? Ikintu cyatumye menya Imana imbabarije. Yego. Turakumva. Wabwiwe n'iki ko yakubabariye? Waherutse usaba imbabazi sibyo? Wabwiwe n'iki ko ikubabariye?
Nditukiri kukumva neza. Ndi gukubwira. Ala. Turakumva. Iki cyatsi Imana ibabarira kandi nanjye nkubona. Icyakubwiye ko yakubabariye kitubwire. Ari igihe Ala. Turakumva. Aje nabonaga nk'amafaranga namara kuyabona simenye ukuntu agiye agayiruka. Umva gato wadukurikiye mu kiganiro? Rero twariho dusobanura ko urumva mu byumvikana byo nyine uri umunyabyaha ariko wanabivukanye, sibyo? Uri kutwumva neza? Ndabumva. Noneho twasobanuraga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ari utungane. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ururembo rw'umunyabyaha ni urupfu. Reka mvuge ni ibihembo by'umunyabyaha ni ukurimbuka, ni urupfu. Ni ukurimbuka nyako kwagupfa. Kandi nawe uri umunyabyaha. Si byose? Ye ntabwo ndi umunyabyaha. Kandi narabivuyemo. Ntabwo wabivuyemo, watubeshye. Nge nabivuyemo. Ntabwo wigeze ubivamo. Wenda mu mutima wawe nawe urabizi ko ujya ukora ibyaha, urabizi. Ariko dore icyo twasobanuraga. Twavugaga ko kugira ngo umuntu abe mu isi yumva atunze umutima utamurega ikibi imbere y'Imana, bisaba kwemeranwa n'Imana incungu yabonetse. Hari incungu yabonetse yitwa Kristo Yezu. Niwe waje mu isi kubera imbabazi nyinshi Imana yari kugiriye n'urukundo. Kristo nyine araza yishyiraho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe, anahanwa igihano wari kuzahana. Noneho kugira ngo umuntu abe mu isi rero afite ijuru ariko anafite ibyiringiro nyine bifite ubugingo, bimusaba kwemera ibyo Imana yamukoreye muri Kristo. Ni ukwemera ko amaraso Kristo yamennye ku musaraba ari we wabaye impongano y'ibyaha byawe. Mu yandi magambo, urupfu wari bupfe ni Kristo warupfuye kugira ngo wowe uzajye mu ijuru. Nicyo cyitwa kwizera Kristo. Wemera ibyo Kristo yagukoreye, wamara kubyemera mu mutima, Imana ikakugira intungane ku buntu. Uzajya ugumya ukurikire ikiganiro, reka twakira abandi. Nta cyazo murakoze kandi mugize neza. Noneho mugarira santo bendera guma twumve kwakira nawe yagiye. Allo. Turakumva neza, uri nduherereye. Niwe neza. Niwe. Bavugana niyo nkuru Emmanuel Nyamasheke. Turadukurikirana ibiganiro byanyu. Ariko hari ibyo mujya muvuga ngo ijuru ntirikorerwa. Ijuru ubundi ntabwo rikorerwa gute ko ngiye bijya bicanga? Ese ikiganiro cyo wagikurikiye? Ikiganiro ndacyumva cyane. Ese ibyo wumvise mu kiganiro cy'uno munsi wumvise bihura n'iby'Imana yavuze? Iby'Imana yavuze? Nyine nuko yewe uriya dore iby'Imana yavuze hari nabyo twasomye. Yagaragaje yuko Imana yakunze abari mu isi. Imana yaragukunze kugira ngo umwizere tutari buretse se. Imana yaragukunze iguhereza Kristo Yesu nk'impano. Mu rukundo rwayo, ni urukundo rwayo rwatumye ifata umwana wayo Kristo Yesu ikamuguhereza nk'impano. Ariko imuguhera kugira ngo nigukeneraho igitambo gishimwa nayo, kuko we ntaho wari bugikure. Utanga icyo gitambo ari we Kristo Yesu. Ubwo no kuvuga ngo yari muguhereye kugira ngo
aba ari we uzitambaho igitambo cy'ibyaha byawe, n'urupfu wari ugenewe gupfa aba ari we urupfa, kugira ngo napfa mu mwanya wawe wowe ntube ugipfuye. Niyo mpamvu ahinduka kuba incungu y'ibyaha byawe. Kwizera neza yuko ibyaha byawe n'igihano cyawe byabaye kuri we, ibyo ngibyo biguhindukira kuba intungane imbere y'Imana. Nk'uko Yesu abarwaho ibyaha byawe nta cyaha yigeze akora, akanabihanirwa, niko iyo umwizeye nawe ubarwaho kudakora icyaha kwe bikaguhesha ijuru. Ubwo ibyo bikumvishe neza yuko ijuru ntiriheshwa n'ibyo wakoze, ahubwo umurimo Kristo Yesu yakoze niwo wonyine uguhesha ijuru. Ubwo nguhorana ikibazo cy'uko tuvuga ko ijuru ridakorerwa, ariko urumva ko kujya mu ijuru nta rwawe ruhare rurimo, ahubwo ni ibyawe byabazwe kuri Yesu, wamwizera ibya Yesu nawe bikakubarwaho. Nk'uko wabaye umunyabyaha ubazwaho icyaha cya Adamu, niko iyo wizeye Kristo Yesu ubarwaho gutungana kwa Yesu ntabyo gutungana wigeze ukora. Kandi intungane izaba hehe? Intungane izaba mu ijuru. Mbese urumva nyine uba intungane hari icyo ukoze? Uba intungane ubibazweho. Buriya umuntu n'urugero nyine yajya nko mu busambanyi, wenda agasambana ariko yizeye Yesu Kristo, ubwo urumva ijuru yaribona. Umva gato, Bibiliya iravuga ngo abakora ibyaha ni aba Satani, sibyo se? Kandi icyo Kristo yaje gushaka abanyabyaha kugira ngo abakize. Nicyo cyamuzanye mu isi. Niyo mpamvu iyo tuvuze ko umuntu yizera Kristo akabona ijuru, mwebwe muhita mujya mu byaha nyine, kuko urumva nibyo utangiye uzana. Kandi ni nabo turi kubwira nyine, umuntu uzi ko ari umunyabyaha niyizere Kristo, Imana imugira intungane. Yesu yaziye kugira ngo abamwizera baba abanyabyaha, ahubwo yaziye kugira ngo abanyabyaha bahinduke abakiranutsi. Ngiye nawe sobanukirwa buriya. Noneho rero wari watangiye uvuga ngo kuki tuvuga ko ijuru ridakorerwa. Ijuru ntabwo rikorwa, kuko ugiye kurikorera ntago wakuzuza, sibyo se? Urumva woweho gahunda ntago uzi ukuntu uba umeze se, ukora ibyiza n'ibibi, sibyo? Byose byo bari igihe umuntu agerageza gukora ibyiza ibibi bikivanga. Ndiwumva none se ubwo ko mu ijuru hazajyayo umuntu w'intungane, urumva wazigera utungana wowe? Ntabwo bibaho, byo Imana niyo yonyine yo kutubabarira. Ubwo nawe gutyo, kandi ubwo uvuze ko ridakorerwa ijuru. Kuko uravuze ngo Imana yonyine niyo yo kugira ute? Niyo yo kutubabarira nyine. Hari igihe umuntu byagerageza gukora ibyiza. None se ubwo ndiwumva ko nawe uri kumva washakira amaboko ku Mana, Imana yonyine. Ubwo wowe nta cyagukomokaho cyari guhesha. Ariko uri kumva ko icyakomoka ku Mana cyo kibasha kuri guhesha, sibyo se? Iki kigomba gukomoka ku Mana cyari guhesha rero ni Kristo wayo yakoherereje. None rero ntabwo nyine wowe ubikorera, ahubwo wowe wemera iby'Imana yagukoreye. Ahubwo cyakora byo nibyo. Wemera iby'Imana yagukoreye. Arigaga uretse no kuba Imana itanga ijuru ku buntu, n'ibindi bintu byose ijya biguha ku buntu. Hari igihe ikorera umuntu surprise ukabona Imana ikuremeye ikintu utatekerezaga. Wenda utarajya ku ibyo, Imana yashimye kuguha ijuru ku buntu ibinyujije mu rupfu rwa Yesu Kristo. None se Kristo aza mu isi wari wabisabye? Ntabyo wari wasabye, nta n'uwari ubizi. Nta n'uwari ubizi. Ntiwumva ko kubera urukundo rwinshi se Imana yagutekerejeho ikakoherereza Yesu Kristo mu isi, akaza aje kwishyiraho ububi bwawe. Ko hari ukugira ngo nubyizera ubone ijuru udakoze, ahubwo wizeye gusa. Cyakora byo nyine tugomba kujya twizera, ariko tukagerageza nyine kuva mu bibi nanone
none ibintu bibi cyane. kandi urumva dore ikibazo ufite kuva mu bibi byarakunaniye, kandi iyo ugerageza gukora ibyiza ibibi bikakwitanga imbere. Urumva rero kuva mu bibi wowe byarakunaniye dejo. Nta handi ho gucikira ufite, ni wizere Kristo ubone ubugingo buhoraho. Umuntu yari umunyabyaha aba imbata y'icyaha, icyaha aba aricyo kimuyobora, nicyo kiba kimutegeka. Niyo mpamvu igihe cyose ukora icyaha utabishakaga ndetse n'ubwo bucyanga ariko ushiduka wagikoze. Niyo mpamvu byari bikwiye yuko ku kigendanye n'ibyaha ukizwa no kwizera Kristo Yesu. Cyambere byo no kwizera. Ariko se wowe utekereje ukuntu umuntu akoze, umuntu ashaka gukora ibyiza ibi bikamwitanga imbere, ubona umuntu bitabaye ko Imana yamubabarira, ubona yajya mu ijuru? Mbona Imana itatubabariye nta n'umwe wajya mu ijuru. Aha, noneho nicyo twari turi gusobanura rero, ko Imana nk'ubu yarakubabariye ariko ntabyuze. Kuko amategeko ibifite umuntu ntabwo yayakurikiza ngo ayashobore. Nyine ntabwo wayashobora, ariko ukwiye kubyumva cyane ko utabishobora. Noneho ibintu utashobora birambike rero, ahubwo wemera iby'Imana yagukoreye. Niyo gahunda. Iby'Imana yagukoreye ni ibiki rero? Ni ukube yaragutangiye Kristo Yesu, akishyiraho ibyo byaha byawe, akishyiraho ibyo byose byakunaniye, byarangiza agahanwa n'igihano wowe wari kuzahanwa. Ntiwumva ko iyo ubyemeye Imana ikwihera ubugingo buhoraho nk'impano utabikoreye? Cyakora nyine cyambere ni ukwizera. Ngira ngo uri kugenda wumva ko ijuru ridakorerwa rero. Sawa, urakoze. Urajya ugumya ukuri utega amatwi ikiganiro, ariko tujye dutangana nimero nyuma mu kanya turayitanga. Wajya urushaho kugumya kutubaza ibyo ukeneye kutubaza. Ariko nyine abantu nanone gusenga byo tuzajya dusenga byo ni ngombwa. Gusa uzirikana ko isengesho ry'umunyabyaha ari ikizira ku Uwiteka. Isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira. Abantu bose baba bajya gusenga yaba ari abanyabyaha. Sawa, wowe urajya ugumya twumve cyangwa uraza gufatana nimero tuganire nta kibazo? Nta kibazo. Reka twakira abandi. Halo. Mwiriwe neza. Turakumva, ongera ijwi. Ntunyarutse, iminota yaturangiranye. Yego, turakumva neza. Ishaka kubabaza ikibazo. Ni gute umuntu yakwizera gusa ngo bikaba birarangiye akaba yizeye ijuru ko azaribona? Urumva? Yego. Imana niyo yabihamije, nicyo twatangiye turi kuvuga, twanabitinzeho. Yego, nabyumvise. Ngira ngo twasomye umurongo nawe usanzwe uzi uvuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera bitagenda bite, atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aha, ntiwumva ko kwizera gusa ikiza kurimbuka bituma umuntu akira kurimbuka agahabwa ubugingo buhoraho? Urumva hari ikindi basizeho? None se ko nyine mu ijambo ry'Imana hari aho usanga bavuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gusuye, kandi bakavuga ngo gukora nyine kwizera bigomba kujyana n'imirimo yo gukiranuka, kandi bakongera bakavuga ngo bamugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'ukwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Yego rwose, ahubwo yego nakumvise, ahubwo natwe tugusabiye uwo mwete. Ugira umwete wo kwezwa, sibyo? Ugira umwete wo reka ibyo bintu tubitware gahoro, ibyo bintu uvuze nyine, sibyo se? Ugira umwete wo kwezwa. Kwezwa, urumva bigiye gusaba kwezwa n'undi muntu, sibyo? Ugira umwete wo kwezwa, kuko umuntu utejejwe ntago azabona umwami. Yiyejeje ntazabona umwami Imana. Nubwo wakiyesa ko nubwo wabishobora. Noneho urumva rero natwe tugusabiye umwete wo kwezwa, sibyo? Ariko rero ni nabyo turi gusobanura, twezwa n'iki?
twezwa n'iki? n'amaraso ya Yesu. Aha nicyo natwe tumaze umwanya turi gusobanura nyine, twezwa n'amaraso ya Kristo. Deja yamaze kutweza, nitwe dusigariye kwemera ko twejejwe n'amaraso ya Kristo. Yego, ibyo ndabyemera. None se icyaha tuzakora nyuma y'aho nyuma y'ibyo ngibyo, urumva Imana iyo ikubara nk'umunyabyaha ikubara uhereye muri kavukire. Ubundi Kristo aza kugupfira mu buryo bugaragara ntiwari unahari. Ntabwo nari mpari. Ubundi ndashaka ngo baza akantu gato, nubwo iminota yagiye. Yesu yapfiriye ibyaha byawe bingahe? Byose. Ngaho icyo kintu usa n'ucyumva neza witonze. Yapfiriye ibyaha byawe byose. Ubitekerezeho cyane, byose. Ubwo bishize vuba, niba Kristo yarapfiriye ibyaha byawe byose, nta bindi byaha bikikurega bihari, kuko yapfiriye byose. Allo? Kamutanga umurongo, iminota yanagiye, ariko mu masegonda make yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo nibyo kuba gupfuye. Uko kwizera turi kuvuga, kwizera Yesu byo bigira imirimo. Kwizera Yesu habamwe imirimo yo gukiranuka, kandi habamwe imirimo iba mu kwizera. ahubwo se umurimo wa mbere kwizera gukora ntiguhera ko gukora urubanza mu mutima w'umuntu wese. Urubanza ruvamo, kandi ikikubwira ko wizeye uzahita utangira kubona imirimo nyine, kuko ubundi kwizera uhita ugabana umwuka wera, umwuka agahita atangira kwera, ibyishimo, amahoro, kugubwa neza, ibintu nk'ibyo. Reka dutange umurongo wa telefone. Iza Patrice ni 0783-167-163. Tigo ni 0722-167-163. Iza Theophile ni 0782-799-877. Mwakoze mwese abo twabanye mu kiganiro, naho kuwa kane utaha.